Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije kandi ndabasuhuje mwese mudutega amatwi kandi mudukurikira umunsi ku munsi, mudahwema kutwereka ko mudukunda. Mwese mukurikira ibiganiro byacu kandi dukunda gusangira ijambo ry'Imana. Ndabaramukije Uwiteka bahire kandi Uwiteka aduhana umugisha. Uyu munsi iki gitondo ndongeye nje ko tuganire ku ijambo ry'Imana, ndongeye ndaje ngo tuvugane ku by'uru rugendo, tuvugane ku ibanga ry'ubu buzima. Gusa uyu munsi harimo itandukaniro kuko nkuzaniye ikibazo kikubaza ngo ese wari uzi ko aho abana b'Imana bari na Satani aba barimo? Sinzi niba unyumvise neza. Ese wari uzi ko aho abana b'Imana bari na Satani aba barimo? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Reka dutangire dusenga twiragiza Uwiteka, ubundi tuganire ku magambo y'Imana, ibyahumetswe nayo bibarizwa muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana ni ifunguro ridutunga kandi ni ifunguro ridutera imbaraga umunsi ku munsi. Ariko uyu munsi nakuzaniye ikibazo kibaza ngo ese wari ubizi ko na Satani aho abana b'Imana bateraniye nawe aba ahari? Yesu ashimwe cyane. Gusa ntibigutera ubwoba, reka dusenge. Turagushimye Uwiteka Imana nziza, turagushimye kuri Imana ikomeye, turagushimye ko wongeye kudutera imbaraga tukageza izi saa turi bazima. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimye ko wongeye kuduha Uwera wa Isirayeli, kongeye kuduha kongera kukuvuga, kongera kukwibuka, kongeye kuduha guhurira ahangaha ngo tuganire ijambo ryawe. Uwiteka izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko wongeye kwemera yuko uyu mwanya ubaho. Yesu izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye iminsi yatambutse rero, wagiye ubana natwe, wagiye uturengera. Turakwinginze rero ngo n'iminsi igiye kuza nawe ube mu ruhande rwacu, uturwanirire, uturinde ababisha bo mu buryo bwose mu izina rya Yesu. Intumwa za Satani zose turaziheje mu izina rya Yesu rifite ubutware. Ahubwo turakwinzwe ngo ubane natwe, turakwinze kugira ngo Uwiteka Imana nziza uturwanirire, utugirire neza mu izina ryawe rifite ubutware. Uwera wa Isirayeli, manuka ubane natwe uyu munsi, manuka ubane natwe mu ijambo ryawe. Manuka Yesu ugiye kuvuga ijambo ryawe, ntaba ari jyewe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ntaba ari jyewe ahubwo kugira neza kwawe ngo uhabwe icyubahiro. Ndagusabye rero, ndakwinginze kugira ngo uyu munsi ibyo tugiye kuganira, kino kibazo twibajije, reka ari wowe ukidusubiza mu izina ryawe rifite ubutware Yesu. Ni ikibazo twibaje kivuga ngo ese wari ubizi ko aho abana b'Imana bateraniye abana bawe na Satani aba barimo? Turakwinjiza kugira ngo uyu munsi uduhe kumva neza icyo iryo jambo rishatse kuvuga, uduhe kumva neza icyo iryo jambo rishatse kutubwira, uduhe kumva neza icyo iryo jambo rishaka kutugezaho, icyo iryo jambo rishaka kutwumvisha, icyo iryo jambo Yesu rishaka kutwibutsa. Ese koko niba Satani bari aho abana b'Imana bateraniye bishatse kuvuga iki? Bana natwe rero, tugirire neza, turwanirire kandi uturengere mu izina ryawe rifite ubutware Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ubu nteze amatwi muri aka kanya, ndagusuhuje kandi gusabiye umugisha mu izina rya Yesu. Gusabiye umugisha mu buryo bwose. Yesu ashimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yobu igice cya mbere. Wenda turahera ku murongo wa 6, kuko guhera ku murongo wa mbere batubwira uburyo ki Yobu yari umukiranutsi ukomeye. Nyine yari umuntu ukomeye, yari umukiranutsi ukomeye mu gihugu cya Osi. Wenda naho umuntu yahera akabisoma gatoya, ariko twe turashaka kwibanda hariya ku murongo waho wa 6. Umutwe w'amagambo hejuru ku murongo wa mbere aravuga ngo uburyo Yobu yari akomeye ariko ari n'umukiranutsi.
Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba. Kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe mu munsi yitoranirije, bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira Yobu akabatumira ngo abeze. Akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Ngira ngo ahangaha muri kubyumva ko ni ukuduha amateka y'umukiranutsi Yobu, uburyo yarabayeho, ubuzima bw'umuryango we, naho yari atuye, byamurangaga, imyitwarire yagiraga. Mbese nyine ni ukutwibutsa yuko Yobu yari umukiranutsi ukomeye. Ariko twebwe ijambo ry'Imana uyu munsi riri kutubaza ikibazo kivuga ngo, ese wari ubizi ko aho abana b'Imana baje bateraniye Satani aba barimo? Yesu ashimwe cyane. Reka tubiganireho. Ijambo ry'Imana muri Yobu nk'uko twabivuze ukomeje ku murongo wa 6, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo, Satani ahinyuza ubukiranutsi bwa Yobu. Inde yemwe, sinzi ibiri ijambo ryumvise. Satani ahinyuza ubukiranutsi bwa Yobu. Yesu ashimwe cyane. Yesu aduhana umugisha. Ese wari uzi ko aho abana b'Imana bateraniye Satani aba barimo? Yesu ashimwe cyane. Umunsi umwe abana b'Imana dutangire dusome bene data. Reka dusome iri jambo twumve ukuntu Satani aba ari ahantu abana b'Imana bateraniye. Turabizi ko Uwiteka barahera, n'abana be baba bagomba kuba barahera. Ariko se kuki Satani aba yageze ahera? Kuki Satani aba yageze ahera? Reka dutangire dusome. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Ijambo sinzi impamvu ryumvise. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, ngo kandi na Satani abazamo, ngo yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, inde wabaje Satani? Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo mu izina rya Yesu. Mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka yongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Wumvise uburyarya. Ariko se wagize ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uri kumva ubugambanyi? Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka aragenda. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ndashaka ko twibaza ikibazo kivuga ngo, ese mwari mubizi ko aho abana b'Imana bateraniye Satani aba barimo? Ese iri jambo rikubasha kuryumva? Uri kubona ku murongo wa 6 uburyo barimo batubwirara? Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Ni ukuvuga ngo ubuzima tubamo
aho tugenda tw'abakristo, twebwe abana b'Imana, aho tugenda, ibyo dukora, uburyo twitwara byose, satani aba ari kumwe natwe. Gusa Uwiteka nyine ahora aturengera. Ubundi ijambo ry'Uwiteka rivuga ko Uwiteka inzu mu nzu yari ahera, aho tujya kumushengerera ni ahera. Ariko noneho satani aba yazanye natwe. Mukristo mwene data woneza amatwi muri aka kanya, sinzi niba babasha kwiyumvisha kino kintu. Ese uyu munsi urumva hasabwa iki? Noneho Uwiteka abaza satani, ariko umva uryabaje satani ikibazo cyiza, ngo uturutse. Ese abaturutse baho? Abaturutse nanjye najyaga mbyibaza ko bavuga ngo abana b'Uwiteka bateranye ngo satani bari kumwe nabo. Abaturutse, umva uko asubiza Uwiteka hano, ngo mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Twakina na Yesu, uri kunyumvira de? Ngo avuye ngo gutambagira isi ngo no kuyizereramo, kudutesha umutwe. Ijambo sinzi uburyo ki nshobora kurivugamo kugira ngo turyumve twese nk'uko ndimo ndyumva, ariko mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Ibaze ikibi cyaje gutambagira isi kikanayizereramo. Turabizi neza ko satani ni umwami w'umwijima, ariko nkwiye gufata umwanya nkabigisha kuri satani, nkabigisha ku bubi bwe n'ibyo ashinjwa byinshi, byose agenda yangiza n'ibyo yangije kuva kera. Yesu ashimwe cyane. Ariko ijambo rirakomeza ritubwira ngo Uwiteka yongera abaza satani ati, ese mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Yesu ashimwe. Uyu murongo urakomeye, nawugezeho nibaza ibibazo byinshi ubwo nasomaga ijambo ry'Imana. Nawugezeho nibaza ibibazo byinshi. Nawugezeho ndibaza ntese nanjye Uwiteka ashobora kugira hagera akabwira abantu ngo mwabonye umugaragu wanjye kanaka? Ese nibaje ntese mwebwe mwe munteze amatwi muri aka kanya, wowe ubwawe unteze amatwi, kanaka se naka na nyanaka, wowe aka kanya Uwiteka yagira uwabwira ngo wamboneye ngo kanaka ko ari umugaragu wanjye, ngo kandi se wamubonye ko ari umuja wanjye nyanaka, ngo wamubonye yuko ntawe uhwanye nawe? Ese nawe uyu munsi, ese jye uyu munsi ntawe uhwanye nangera? Yesu ashimwe cyane. Yesu atugirire neza. Iri jambo rirakomeye, ngo ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Uri kumva ikibazo Uwiteka yabajije satani? Uri kumva? Ntago nzi niba muri mwumva kino kibazo neza, ariko Uwiteka yabajije satani ngo mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Yesu aduhana umugisha. Yesu aduhana umugisha. Yesu aduhana umugisha. Njyewe nkunda gutsindwa n'urubanza, sinjya nkunda kurana n'amagambo y'Uwiteka. Ntabwo nkunda kurana n'amagambo y'Uwiteka, kubera yuko igihe cyose ngerageje kuyinjiramo ndatsindwa, nkasanga ndi umunyamakosa. Nkasanga ndi umunyamakosa pe, sintunganye. Ese ni bya bindi bya ya magambo ngo n'intungane ngo bwira icumuye karindwi? Ese koko nibyo? Ndabyumva nkabitekereza, nkatsindwa mu mutima. Hano k'uyu murongo ubu naho haba hansinze cyane. Nk'iyo ntekereje nkavuga ngo ese nanjye Uwiteka yagira uwabwira ngo wabonye umugaragu wanjye uri mu isi, ko ntawe uhwanye nawe mu isi. Ndatsindwa pe. Yobu yari umuntu ukomeye,
ese nanjye nakomera nka Yobu? Ese wowe kunyumva muri aka kanya unteze amatwi wakomera nka Yobu? Wowe tugendera mu rugendo rw'ubu buzima tuganira umunsi ku munsi, wakomera nka Yobu? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu adukomeze. Yesu adukomeze. Buno buzima ibyinshi biratugusha, buno buzima ibyinshi bituma twibagirwa, buno buzima ibyinshi bituma twirengagiza, buno buzima ibyinshi bituma tujya kure tugatana, buno buzima ibyinshi bituma Yesu we, buno buzima hari aho tugera bigakomera, hari aho tugera bigatarinye. Yesu ashimwe cyane. Hari aho tugera Yesu we bikaba ibibazo. Ariko bene data, reka jye nawe twisengere, twisabire, dutakambe. Reka jye nawe tubwire Uwiteka ngo gira icyo udukorera, natwe tuba abagaragu bawe. Wiringira tukubahishe mu isi, ku buryo Uwiteka azaza Satani ati se urabizi mugaragu wanjye kanaka uri ku isi, urabizi uburyo abayeho, uburyo ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Ese muri kumva kugira ngo tube abagaragu b'Uwiteka kandi tube abakiranutsi batunganye ibyo dusabwa? Kubaha Imana no kwirinda ibibi. Yesu ashimwe cyane. Kubaha Imana no kwirinda ibibi. Ariko turi mu ijambo ritwibutsa ngo ese wari ubizi ko aho abana b'Imana bateraniye Satani aba barimo? Nimwagirwe icyo kintu. Iryo jambo ntimuryibagirwe, iyo ntego y'uyu munsi ntimuyibagirwe, ntimukore iryo kosa. Umva rero Satani uko yasuje amaze kumubaza niba yabonye Yobu ko ari umukiranutsi utunganye. Satani yarakongera arasubiza, rero sinzi. Ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati, wumve, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Uri kunyumvira buno buryarya n'iryo shyari mwayo magambo ya Satani? Ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Oya, ntabwo yubahira Imana ubusa. Ngo ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Uwo ni Satani ubaza Uwiteka. Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Umvise? Kuko bakubona usenga, kuko bakubona wubaha Imana, kuko bakubona wubahisha Imana, uri kumva? Ngo ni uko utunze, ngo ni uko ufite ibi, ngo ni uko wabonye ibi. Ngo ni uko ufite ibi, ni uko wabonye ibi, ni uko ibi n'ibi. Satani uradushaka iki mu izina rya Yesu? Ngo ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze? Ese kokora wewe wararinzwe wareka kubaha? We nawe ntabwo wareka kubaha. Ngo wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo yagwiriye mu gihugu. Si byose? Yego, wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Reka twisabire Uwiteka natwahire imirimo y'amaboko yacu uyu munsi kandi n'amatungo yacu agwire mu gihugu. Ngo ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Bavandimwe bakristo bene data, uyu murongo wa 11 reka ngutindeho. Reka ntinde ku murongo ujye nazanye ijambo uyu munsi twibaza ikibazo, ariko reka icyo kibazo tugende twigiramo n'ibindi byinshi. Urumva umutego Satani ashaka ko batega Yobu? Ngo bamwambure ibyo atunze byose kugira ngo ahere kwihakana Uwiteka. Uyu mutego yaba jye, yaba wowe, yaba n'undi muntu iteka tuwugwamo.
guhomba bikatwibagiza Uwiteka, guhomba bikatwibagiza kugira neza k'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo Satani arashaka ko bateza igihombo Yobu, hanyuma Yobu yihakana Imana kubera ibibazo, yihakana Imana kubera amagorwa, yihakana Imana kubera hari ibitagenda neza mu buzima, yihakana Imana kubera Yesu we. Uri kumva icyo kintu? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Iri jambo ritari inkomanga. Iyo duhombye twitwara gute? Iyo duhuye n'ibibazo twitwara gute? Ese iyo twapfushije twitwara gute? Ese bigenda bite? Umva ku murongo wa 12 neneho Uwiteka asubiza Satani. Umva Uwiteka ukuntu yasubije Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe. Abishyize mu maboko yande? Yemwe mu maboko ya Satani, keretse we ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Yesu ashimwe. Uwiteka ahabwa icyubahiro, yaranesheje. Nuko Satani arira ko ava imbere y'Uwiteka. Amen. Ngo dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Ni ukuvuga ngo Uwiteka afashe umwanzuro, atanze Satani, atanze Yobu, amutanze kuri Satani, ariko atanze ibye gusa uretse Yobu n'ubugingo bwe. Uretse Yobu n'ubugingo bwe, mu izina rya Yesu rifite ubutware. Sinzi niba icyo kintu murimo mubasha kucyumva. Yego, uretse Yobu n'ubugingo bwe. Ndabinginze Kristo bene data bavandimwe, iri jambo ry'Imana tumaze kumva muri aka kanya, uyu murongo wa 12, reka twese tubere impamba. Twabimenye neza ko Satani aho abana b'Imana bateraniye nawe abazana nabo, nawe aba barimo hagati. Ni ukuvuga ngo ibi biratwibutsa iki? Tujye dusenga mbere yo gutangira igikorwa nk'abana b'Imana. Dusenge nitunasoza igikorwa nk'abana b'Imana, dusenge tumanze dusenge Satani kugira ngo tumwirukane ave hagati muri twe. Nitunasoza dusenge kugira ngo twirukane Satani akomeze agenda ajye kure yacu, atuvire mu nzira. N'aha ngaha rero dusenge dusaba Imana kugira ngo nijya no gutanga izatanga ibyo dutunze, ariko ntizatange twebwe ubwacu. Izatange buri kimwe dufite, ariko twebwe ntizadutange. Mu izina rya Yesu rifite ubutware. ngo nuko Satani arakava imbere y'Uwiteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Njyewe uyu munsi nifuzaga yuko tuganira ku ijambo ry'Uwiteka, tukaganira uburyo nyine Uwiteka ari mwiza, uburyo Uwiteka adashobora kugutanga nyine wowe ubwawe wese, ariko nifuzaga yuko twibaza ku kibazo kivuga ngo ese kuki Satani aza hamwe natwe? Abiterwa n'iki? Ngana ku musozo, ndabashimiye cyane mwebwe mwanteze amatwi twaganirira ijambo. Dusanze koko Satani aba hamwe natwe. Iyo turi gushengera Uwiteka, iyo turi kuvuga iby'Uwiteka, iyo turi kuvuga kugira neza k'Uwiteka, Satani aba hamwe natwe. Ariko reka uyu munsi dufate ingamba nk'abana b'Imana, niduterana
tuzirikane ko Satani azaba ahari, ngo iyo abana b'Imana bashengereye, ngo bateraniye gushengerera Uwiteka, ngo Satani azana nabo. Reka uyu munsi wa none Satani tumuheze, kandi ubwo twamenye ko aho turi nawe aba ahari, dukora uko dushoboye ntakabone umwanya mu byo tuvuga. Yesu ashimwe cyane. Reka dusenge rero dusoze. Yesu mwiza, turagushimye kandi turaguhimbaje. Uri Uwiteka ugira neza, uri umutabazi, uri umurengezi, uri umukiza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwinginze rero ngo ubane natwe, uturengere kandi uturwanirire. Mu izina ryawe rifite ubutware, uduha amahoro, ibyishimo n'umunezero. Ijambo ryawe rero ritwikije ko aho duteraniye n'aho turi kukuvugiraho Satani bari kumwe natwe, ariko turakwinginze kugira ngo udukomeze mu by'ukwemera, udukomeze muri byose, uduha amahoro, ibyishimo n'umunezero, kugira ngo tuzabashe kunesha. Bana natwe rero, turengere kandi turwanirire. Uyu munsi uduha amahoro, ibyishimo n'umunezero, uduhe umugisha wawe mu izina ryawe rifite ubutware Yesu. Amen. Mwese ndabashimiye mwabanye natwe, mugire umunsi mwiza, kandi Uwiteka abaha umugisha, aho umugisha ibyanyu byose n'abanyu bose. Ndabakunda kandi n'Imana ibakunda kundusha, kandi we niba uvuze icyo kiganiro ugerageze ugihe n'abandi, ndetse n'ibindi byagiye bitambuka musubire inyuma mu birebe, mujye mugenda mubiha abandi, kugira ngo turusheho kuganira ndetse no kubakana imitima by'uru rugendo. Yesu aduhana umugisha. Ndabakunda cyane.